Tugiye kwifashisha bino birungo muri kubona rero duteka zino nyama zacu, ndabibararikiye mukurikire ntihagire akabacika kandi muzaryoherwa. Bakunzi ba Byakubera TV rero nkuko muri kubibona tugiye guteka inyama, turaziteka mu buryo bwa kinyarwanda ku buryo ziraba ziryoshye kandi zifite intungamubiri ihagije, apana kuzikaranga. Rimwe na rimwe iyo zikaranze hari igihe uri uzishiririza ugasanga intungamubiri itakariye muri ya mavuta twazikaranzemo. Rero ikintu tugiye gukoresha, tugiye gutogosa zino nyama zacu, dukatiremo ibirungo turi bukoreshe ni amasereri, poivro, tungurusumu, inyanya, turashyiramo n'ikibiringanya, ikindi turashyiramo ni karoti n'amapuwaro. Mva ku buryo izi nyama araba ari umwimerere rwose, ndazibakundishije muzaziteke muzaryoherwa. Twagiye rero mukurikire, ubu ngiye gushyiramo amazi. Kubibona izi nyama zacu zirimo n'inyama zo mu nda, harimo igifu ndetse n'urura rw'amata, biryoshye isosi cyane, ni ukuri muzajye mubihaha bivanze. Aha rero neretse kuri ziko, muri kubibona dore umuriro nguriya, ubu ndatetse tayari, mu kanya ndabereka uko byifashe. Ariko mu gihe ziriho ku ziko gutya ngiye gukata ibirungo, nindangiza kubikata ziraba zibize ndabishyiramo nkomeze ncanire, turaba turi kumwe. Nk'uko nabibabwiye inyama zacu dore zigiye kubira, ubu tayari ibirungo ndi kubitunganya. Izi rero ni karoti n'ibibiringanya, ngiye kubishyira mu isosi yacu. Isosi yacu rwose murabibona ko itangiye kuzamura, ngiye gushyiramo za karoti na bya bibiringanya. Ibi rero ni amapuwavuro, izi ni puwavuro ndabye, utu ni udusereri ndi bushyiremo, iki ni igitunguru cy'umutuku nk'uko muri kubibona, ngiye kubishyiramo. Nindangiza nkate puwaro, kuko puwaro nazo zirajyamo zihumuza isosi neza, zigatuma isosi iryoha. Mwebwe mukurikire gusa kugeza ku musozo, muzanshimira nyuma. Nk'uko muri kubibona hano inyama zacu ziri kubira, muri kubonamo za sereri na bya biringanya byacu, nako karoti na za biringanya zacu. Ngiye gushyiramo za puwavuro, ibitunguru, sereri. Twongere dupfundikire. Izi ni puwaro maze gukata, zikasemo dutoya, nazo ngiye kuzishyira mu nkono yacu kugira ngo tuze kuryoherwa bihebuje. Isosi yacu rwose iraba iryoshye, puwaro nzishyizemo. Murabibona ko ziri kubira rwose, zirasa neza. Igikurikiyeho rero ubu ni inyanya, nizo zigiye kujyamo. Twagiye inyanya zacu nazo tuzishyiremo. Murabona ko tuzishyizemo, hasigaye ni ugupfundikira. Hakurikiyeho tungurusumu, ngiye kuzirapa nindagiza nzishyiremo. Gushyiramo tungurusumu, zibonye ariko biri guhumura we, umva bari hafi mu nsure rwose. Isosi yacu rero aho igeze, tugiye gushyiramo sosi tomate. hari abadakunda isosi
neza uko bakunda isosi itukuye, washyiramo sosi tomate rwose uku. Isosi yacu kandi ni igihe cyiza cyo gushyiramo umunyu, murabubona wongeye gushyiramo, yego, ndaje nshyiremo na ka magi, ndashyiramo magi ebyiri arizo zizi muri kubona. Magi zacu rero ngizi tujya kuzishyiramo, magi zacu rero ngizi ndi kuzishyiramo. Mwabonye ko nashyizemo umunyu muke, mujye mubizirikana mubyibuke ko magi nazo zibamo umunyu. Ayandi ibintu byose nagombaga gushyiramo nabishyizemo, ubu hasigaye ni ukureka bigashya neza ubundi tukirya iminwa. Bakunzi ba Byakubera TV rero nkuko muri kubibona isosi yacu yahiye, murebe ukuntu isa, iraryoshye, ndayibatuye rwose, ni karibu abari hafi dusangire. Inshuti zanjye rero ntimuzagire ngo sinaberetse uko muzateka inyama mukaryoherwa, dore ni uku nguku uko muri kuyibona isa gutya, iraryoshye, irahumura, ifite umwimerere wayo rwose, ndabinginze muzabikore gutya. Uko muyibona nta mavuta arimo, amavuta mureba hejuru ni ay'inyama ubwazo zabyaye, rwose muzayiteke kandi muzaryoherwa ndabizi. Ndabakunda cyane rero kandi mbahishiye byinshi, bye bye.